ibintu ni ubuhanuzi bukomeye, ariko reka dusubire imyaka myinshi inyuma ku gihe cy'abaperisi turebe. Abaperisi nibo batumye ubwoko bw'Imana bwa Isiraheli busubira mu gihugu cyabo kugira ngo bongere kubaka rwa rusengero rwa kabiri. Kubw'iyo mpamvu bikaba byumvikana ko niba abaperisi ari bakomokaho Irani y'uyu munsi, Irani na Isiraheli byagombye kuba ari inshuti magara z'akadasohoka. Ariko se niko bimeze? Ntabwo ariko bimeze, kubera ko iri Isiraheli iri hariya ntabwo ariyo Isiraheli ya nyayo. Kubw'iyo mpamvu rero, kugira ngo bazimangatanye ibimenyetso, ibyo bintu bidakomeza kuvugwa hirya no hino, bagomba gusenya iriya Irani kuko ibangamiye nyine umugambi wa Satani, ihora ibibutsa gutahukana ubwo bwoko bw'Imana mu gihe cya kera, Irani kiri Perisi. None rero Isiraheli na Amerika bakoze iki? Bacuze umugambi wo gushaka kwigana uriya Cyrus watahukanye ubwoko bw'Imana, none bafata Trump bamugira nka Cyrus, bamukorera n'igiceri. Ngira ngo warabibonye, niba utarubizi ubishakisha ubibone nk'uko bigaragara aho ngaho. Noneho kugira ngo berekane ko Amerika ariyo iri inyuma Isiraheli igiye kongera gukora nk'ibyo Perisi yakoze kera, niyo mpamvu bagomba gusenya Irani. Ibyo Irani Persia yakoze kera itahukana ubwoko bw'Imana kugira ngo bive mu nzira byibagirane, noneho haze ibya Amerika. Ariyo mpamvu ubona bafashe Trump bamushyira kuri kiriya giceri. Nkuko maze kubikubwira rero, ibi byose akaba ari ubuhanuzi bugamije kugira ngo ubwoko bw'Imana nyabwo bugaragare, aribo Yuda, bari abirabura bari muri Amerika, n'ubwoko 10 bwaburiye muri Afrika. Kubw'iyo mpamvu, niba koko bari abantu bari muri Isiraheli b'ubwoko bw'Imana, bagombye kuba ari inshuti za Irani, ko Irani yahoze ari Persia yabafashije gutahuka. Ntabwo umuntu yagufasha gutahuka mu gihugu noneho ngo umugireho urwango rukabije, ntibishoboka. Ni ukuvuga ahubwo uwo muntu agufashije gutahuka, uhora urwibuka ineza kugira ko yagufashije gutahuka. Niyo utanye ushatse kumwihenuraho, usubiza amaso mu kavuga uti uyu muntu yamfashije bikomeye, ugacisha make. Kubw'iyo mpamvu rero, kuba bari abantu bari muri Isiraheli bashaka kujya mu mugambi mubisha na Amerika wo gusenya Irani, bihita bikwereka ko ntabwo ari ubwoko bw'Imana, kuko nibyo bigiye kugaragara. Iyi ntambara rero ikaba izabuka. Uko izabuka ni gute? Bazashaka kubatera. Ariyo mpamvu Irani nayo ibazi yahise isubiza ibitero bakoreye muri Syria. Bakoze kiriya gitero cyo muri Syria kuri ambasade ya Irani kugira ngo barebe uko Irani ibyifatamo, basanga nayo atari agafu k'imvugwa rimwe, kuko yahise ibasubiza. Kuriya kubasubiza ni ukubabwira ati attention, turabazi, turabiteguye, tuzabivuna. Ikindi Irani igenderaho ni iki rero? Nuko abaturage bo muri Irani bari hamwe, bagize inshuti nyinshi z'Abanyirani, uko batekereza, uko bameze, uko bakunda igihugu cyabo, ni abantu bari hamwe, bakize hamwe, ntabwo bameze nka za Iraq na za Libya. Niyo mpamvu iriya ntambara izazamo ibihugu byose, ku buryo ahubwo na bombe nucleaire byanze bikunze zizakoreshwa, kuko Isiraheli, bari abantu bari muri Isiraheli nibo bavuga ko bagomba gukoresha bombe nucleaire bagakuraho Irani. Ariko ntabwo bibagira bwoko bw'Imana bugendeye kuki? Ku maraso. Ubwoko bw'Imana mu maraso barahinduye nyine, biha kiriya gihugu, basanga bari Abapalestina nabo baragifasha atari icyabo. Akaba ariyo mpamvu bahora barwana, umwe avuga ati n'icyanjye, rukabura gica, kubera ko barwanira igihugu kitari icyabo. Barwanira igihugu kitari icyabo, niyo mpamvu ubona bahora bicana. Bagomba kwicana, noneho uriya mugambi wo kwagura Isiraheli bakayigira nini, ko nabiberetse ubushize, ukazasozwa bariya muri Isiraheli bise ko ari ubwoko bw'Imana, ariko tuzi ukuntu bazahavanwa
n'ukuboko gukomeye kw'Imana ni gusoma mu ijambo, twebwe dukurikira ijambo ry'umwimerere bivuga uko bizagenda. None niba wumva Kristo azaza arwana nande? Niba Kristo azaza arwana nande? Kristo azaza arwana nande? Yabyandika hano, Kristo azaza arwana nande? Ese azaba yirwanya cyangwa azaba arwanya Satani yimitse nk'ubwoko bw'Imana? Tuzi ko azaza bamutegereje hariya mu kibaya cy'Imegido ngo bashake kurwana nawe. Ese wazarwana na Kristo abishobora? Ahubwo kanka ko naza yaje nk'umwana w'intama avuka, ariko nagaruka azagaruka nk'intare ya Yuda, nta kubabarira, azaza ashyira hasi imigambi ya Satani yose. Tukaba turangiza tugira tuti rero twibaza, ese Irani bazayotsa bakoresheje bombe nucléaire? Iriya ntambara bashaka kuri Irani ni ukubera iki? Ese Irani izashobora kwihagararaho n'ibindi bihugu bishyigikiye? Kubera iki bashaka Irani? Ubushize nabivuzeho nuko Irani iri mu bihugu nka bibiri bisigaye bitarajya mu mugambi wa Satani, kandi ibintu by'ubuyobozi bwa Satani bugomba gukwira isi yose, nta n'uyu n'umwe uvuyemo. Irani rero irabyitambika, ubona ko iri yonyine bayifatiye ibihano birananirana, kugeza naho bashaka kuyinegosya ariko biranga. Wibuke amasezerano ya 2015, amasezerano Obama basinye, Trump akaza akayavamo. Ndibaza yarabaye muri 2015 hafi aho ngaho. Noneho amasezerano bakongera bakayavamo, bivuze ngo biriya byose ni uburiganya. Bagasinya bakaba amamiliyari n'amamiliyari, undi akaza agahita bivamo. Ni ukuvuga ngo ni gahunda Trump. Abantu bibeshye ngo Trump ntabwo ari kumwe n'abariya bantu, yewe nabihamije kugera ko ari kumwe nabo. Urumva ko ni gahunda bapanga y'ibihe birebire. Trump araje, ya masezerano basinye arasheshe, kubera iki? Imyaka 5, 7, 10 uyu munsi, kugira ngo bizagaruke Irani bivuga biti Irani ntushobora kubaka bombe nucléaire. Yamye niye amasezerano twayavuyemo, kuko urumva amasezerano akomeza bigakomeza, Irani yari gushobora kugira iyo bombe nucléaire binyuze mu mategeko. Ariko bararegera ko bati twakoze amakosa, reka tuyavemo. Noneho Irani nitunayibuza gukora izo ntwaro tuzabe twabisinye. Ariyo mpamvu ni umwanzuro 118 wasohotse mu kwa gatandatu uvuga uti Irani, attention, ntabwo ugomba gutunga bombe nucléaire, niwibeshye gato tuzagusenya. Urumva ibi bintu bibi biza hasigaye igihe gito kugira ngo intambara itere. Urumva mu minsi mike birabigiye mu baturage batangiye kuboza ubwonko, bavuga bati Irani twarayibwiye, reba amasezerano twasinye, tugire naho tuyavamo, dukoze imyanzuro nk'iyi ivuye mu nteko ishinga amategeko. None dore Irani yanze kumva, Irani yanze kumva. Niyo mpamvu tugiye guta tuyitwika. Urumva uko batekereza, bagategura abantu mbere y'ibihe, noneho binyuze no mu mapuro ku mugaragaro, ku buryo n'umuturage ubishidikanyaho ajijwa agasobanukirwa ibyo ari byo. Nuko Satani akora, ariko tuzi ko Irani izabahagama. Ukoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.